Nshuti mukurikiye iki kiganiro ndabasuhuje, nitwa Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Uyu munsi ikiganiro cyacu turaganira ku byerekeranye, turi kwizihiza umunsi wo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ubwo rero n'umutumirwa wacu ni impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu abanyarwanda benshi cyangwa se hafi ya bose bashobora kuba bazi. Abatamuzi kuko twizere ko mumenya mukamenya n'akazi bakora keza gafasha abanyarwanda, ibintu bakora byubaka. Ubwo rero mukajya munisunga umuryango wabo ku byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mbere yuko dutangira rero ndagira ngo nshimire abarangije gukora subscribe, abatarayikora namwe mukande kuri ako kabuto, munaduterera igikumwe cya like niyo mwakunze ikiganiro, ubundi mudusigire na komanteri mubigeze no kuri bagenzi banyu. N'abatindiye rero ndagira ngo umutumirwa wacu atwibwire. Urakoze Gatebuke kuntumira mu kiganiro cyawe cy'uyu munsi. Njyewe nitwa René Mugenzi, abandi mparanira uburenganzira bwa muntu cyane cyane uburenganzira bw'abanyarwanda, abandi mu muryango witwa Global Campaign for Rwandan Human Rights, nkaba mba mu gihugu cy'Ubwongereza. René rero ikaze, nagira ngo mbere yuko dutangira nkwifurize umunsi mwiza w'impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, wowe n'abandi bagenzi bawe mu muryango wanyu ndetse n'abandi bantu bose baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi yose, bose mbifurije umunsi mwiza. Urakoze Claude, nanjye nagira ngo ufate no mwanya nkwifurize nawe umunsi mwiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kandi mwifurije n'abandi bantu bose bagakora akazi abo mukorana, n'abandi bo mu yindi miryango yindi dukorana, n'abandi bakora akazi nk'ako ngako hirya no hino ku isi. Reka tunawifurize noneho nabo uburenganzira bwabo bw'ikiremwa muntu buhungabanywa. Twizere ko ako kazi kazageraho kagatuma ubwo burenganzira budahungabana. Nibyo koko uyu munsi no kwifuriza kwizihiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko no gutekereza abantu benshi hirya no hino ku isi bagize ikibazo, abantu bafite ikibazo cyo kuba uburenganzira bwabo bwarahunyowe. None se ushobora kudusobanurira activisme guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni iki muri makeya ku bantu badasobanukiwe, abatabyumva batazi ibyo ari byo? Guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni ibikorwa bitandukanye bigamije kugira ngo abantu bagere ku burenganzira bwabo, cyangwa kugira ngo abantu uburenganzira bwabwo bwahonyowe babusubizwe, cyangwa kugira ngo bamenye yuko ubuyobozi butari gukandamiza uburenganzira bw'abantu. So ni ibikorwa byinshi cyane bikorwa kugira ngo nyine bigere kuri iyo migambi. So uburenganzira rero bw'ikiremwa muntu ni bwinshi. Hari uburenganzira bw'ubuzima, hari uburenganzira bwo kwishyira kwizana mu bitekerezo, uburenganzira bwo kwishyira kwizana bw'ibinyamakuru n'abanyamakuru, uburenganzira bwo kujya mu ishyaka umuntu ashaka, uburenganzira bwo kwishyira hamwe n'abantu mukaba mwakora association, cyangwa uburenganzira bwo gusenga icyo umuntu yifuza. So ubwo burenganzira bwose rero nibwo abactivism cyangwa abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu baba bari kugira ngo baharanire, kugira ngo abantu bagire ubwo burenganzira, ntagire umuntu n'umwe waba ubuhonyora, kugira ngo abantu babahe ubuzima bwabo bwa buri munsi bafite uburenganzira bwuzuye. Kuko iyo umuntu abaho afite mu buzima bwa buri munsi akaba afite uburenganzira bwe butuzuye, ntabwo bari kubaho bwuzuye, aba afite ikintu cy'ubumuntu abura. Umuntu yavutse afite nakwita freedom, afite kwishyira kwizana. Icyo kintu ni ko umuntu yavutse ameze. Ni ngombwa rero ko umuntu agumana ni nk'impano Imana iba yamuhaye umuntu iyo umuntu avutse. Nanjye cyo kuba wenda mwongerereho ko nanjye ndi mu mpirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ntabwo ndi umunyamakuru,
uretse ko ubu ngubu nabwo ari uburyo bwo kuzamura no guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nanjye ndabyemera uko ubisobanuye, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, noneho kubiharanira ni ugukora ibikorwa mbese byerekana ukuntu buhungabanywa, bikanerekana ukuntu uko guhungabanywa bikosorwa, cyangwa se binashimira abantu mbese za guverinoma cyangwa se abantu ku giti cyabo bakomeza guteza imbere ubwo burenganzira umuntu aba yaravukanye, ubw'ubuzima, ubwo guhitamo, n'ubwo bwose nyine wagiye uvuga mu buryo bwinshi butandukanye. Hari abantu wenda babyumva bakumva ari politike, ariko ibintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu wenda uri buze kudusobanurira ni ibintu bijyanye n'imibereho y'abantu mu buryo rusange bwa buri munsi, uburenganzira bavukanye. Cyane cyane ngiye ku giti cyanjye, hari abantu babiri iyo umunsi ugeze ntekereza, nubwo hari abanyarwanda benshi bagiye bakora ku kazi gatandukanye mu myaka myinshi itandukanye mu bihe bitandukanye, ariko hari abantu babiri nkunda gutekereza, nkunda kwibuka kuri uyu munsi. Umuntu wa mbere nakwibuka ni Padiri Andrea Sibomana, wari umunyamakuru akaba n'umupadiri, akaba umunyamakuru wayoboraga ikinyamateka, akaba nanone n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Umuntu yakoze, umupadiri yakoze akazi kenshi cyane, avuganira abanyarwanda, avuga ibintu abari bahohotewe, akabavuganira ibintu byari byahishwe, akabihishura, akabigeza akamagana, akabigeza no ku bindi bihugu nabyo byamufashaga kwamagana, kugeza n'aho abizira ataha ubuzima bwe mu mwaka w'1998. Padiri Andrea Sibomana numva ari umuntu wakwiye kujya mu mateka yo kubahiriza uburenganzira bw'abanyarwanda. Ni umuntu twari dukwiye kwibagirwa kubera akazi kenshi cyane yakoze mu kugerageza gukora ako kazi. Undi muntu wa kabiri ni umudamu w'umunyamerika witwa Alison Deforge, wakoraga muri umuryango wa Human Rights Watch. Nawe yamaze imyaka myinshi y'ubuzima bwe akora ubushakashatsi, yiga ku kibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu y'abanyarwanda, abavuganira hirya no hino ku isi, agerageza kumenyekanisha, abwira amahanga, bagaha pressure ku Rwanda. Abantu bakoraga abanyeshuri bakoraga ubushakashatsi ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, bakabona ibintu yanditse, ibintu bye byose bijya hanze biramenyekana. Nubwo mu bushakashatsi bwe hari igihe ageragaho agashukwa, akaba yajyana mu nzira zitari byagiye bimubaho, nyuma akaza kumenya, akigarura, akamenya ukuri, akongera agakomeza mu nzira y'ukuri, kuko muri aka kazi ntabwo biba byoroshye, hari igihe umuntu yibeshya. Ariko ni umuntu wagakoze cyane rwose, yitangiye abanyarwanda kugeza aho yitaba Imana mu mwaka azize impanuka y'indege mu mwaka w'2009. Nawe rero nawe uyu munsi umva ari umuntu abanyarwanda bakwiye kwibuka, akajya mu mateka yabo ku byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Urakoze. Hari abandi nanjye nakongeraho cyo kora. Hari umudamu w'umwongereza wapfuye umwaka ushize ngira ngo, cyangwa se wenda hashize imyaka 2, witwa Barbara Harrell-Band, waharaniye uburenganzira bw'impunzi cyane z'abanyarwanda, cyane cyane igihe zari zimerewe nabi, bari kuzica, bazishimuta, bazikura mu nkambi. Uwo muntu ndamushimira cyane akazi yakoze, nkanashimira n'undi umusore w'umunyarwanda witwa Manzi Mutuyimana, nawe wakoze akazi gakomeye muri ibyo bintu byo guproteje impunzi, ariko na n'ubu gikora akazi mbese keza cyane kajyanye n'ibintu byo guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ariko nkaba nashimira n'abakibikora ubu ngubu, nkawe nk'umuryango wanyu wa Rwandans Rights, Global Campaign for Rwandans Human Rights. Nkanashimira na kampanye cyane cyane by'umwihariko ndumva yaratangiye uyu mwaka, yitwa Rwandan Lives Matter. Ikora ubu ngubu, isigaye bafite website, bafite n'amapaje za Facebook no kuri social media, bagenda berekana abantu bahohotewe, abantu bavukijwe ubuzima, bishwe, cyangwa se abantu bagiye barigiswa, bigatuma ayo mafamiye ahumurizwa kuko ababo batibagiranye, kandi ko igihe kizagera ubutabera bugakurikiranwa kuri abo bantu. Namwe rero ndabashimira, ntabwo navuga gusa babikoze mu gihe cya kera,
cyangwa bitabye Imana. Ubwo nuruko kugushimira, ariko n'umuryango wanyu nagira ngo nkubaze, umuryango wanyu ubundi ibyo bintu mubikora gute? Iyo activism uko guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mubikora mu buhe buryo? Iyo duharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu tubikora bw'abanyarwanda, tubikora mu buryo bune butandukanye. Uburyo bwa mbere ni ukwamagana ibikorwa bigamije cyangwa tubona bihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu biba byakozwe na leta cyangwa inzego za leta. Ibyo bikorwa tugerageza tureba amategeko, imigambi iba yashyizweho na leta, ariko ukabona ibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bwa burenganzira ninavuze. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ariko iyo tubikora tuba tunatanga n'ibisubizo uburyo bwagombye kugenda. Uburyo bwa kabiri tubikoraho ni gutabariza. Hari abantu baba bagize ibibazo by'ihonyorwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bafunzwe, bamwe babuzwe, bamwe bababujije gukora, cyangwa bamwe bishwe nta mpamvu, cyangwa bababujije gukora ibintu bemera uburenganzira bibemera. Naho ni kubatabariza, tukaba n'abavuganira kugira ngo turebe yuko uburenganzira bwabo bwabasubizwa. Icya kabiri dukora no ibiganiro, dukora amanama, amakonferensi y'ibiganiro kugira ngo duhuze abantu bakora muri akazi k'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abashakashatsi, abanyapolitike, abihayimana, kugira ngo tuganire kuri ibyo bibazo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, turebe ikintu cyakorwa, no kugira ngo dusangire ibintu byinshi biba byarabaye bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwego kugira ngo tubonere ibisubizo. Muri ibyo bintu bijyanye rero n'amanama nabyo harimo no kujya mu itangazamakuru, dukora za articles zijya mu itangazamakuru hirya no hino ku isi, kugira ngo tugerageze kwerekana no kumenyekanisha ibibazo bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Uburyo bwa kane dukoresha ni uburyo bw'ubushakashatsi. Dukora nk'ubushakashatsi tukareba nka subject imwe, turebaho uburyo iri gukorwa, cyangwa hari nk'abantu batubwiye hari ikintu kiri hariya, twagikora ubushakashatsi tugakora raporo kugira ngo twerekane, tuyishyire hanze, twerekane icyo kibazo. Nk'amaraporo abiri nakubwira byihuse twakoze. Hari raporo twakoze ndende yerekana uburyo abana babafata bakabajyana kubyigisha ibintu byo kujya baneka abantu kandi kugira ngo bige, bakashaka kujyana ibintu byo kujya bakurikirana amakuru bayaha leta. Ibyo bintu kandi ukabona bari kubikora ku ngufu, bamwe bakabikora batishimye, cyangwa bakababwira ngo bajya kuri za interinete, bajya batuka abantu bubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa abanyapolitike banenga leta. Abo bantu twakoze ubushakashatsi, tuvugana n'abana, cyane cyane abana baba baraje hanze kwiga, bashyiramo ibyo bintu, none dukora icyegeranyo kinini twashyize hanze. Hari n'iyindi raporo urayibuka ya Nzaramba, yari iri kureba impamvu leta y'u Rwanda yahishe ko hari inzara mu burasirazuba bw'u Rwanda. Tugerageza kureba icyo kibazo cy'inzara uko kimeze, turakimenya, tubishyira hanze. Tumaze kubishyira hanze, hari abantu nka PAM ireba ibibazo by'ibiryo igice cy'umuryango w'abibumbye ureba ibibazo by'ibiryo, wayibonye ujya muri ako gace ujya kureba koko usanga hari inzara. Abaturage nubwo batabashe kujya ahantu hose kuko bari kumwe n'abakozi ba leta, ariko abo babonye bake babashije kubagezaho ibiribwa byo kujya muri icyo gihe. N'ubwo buryo dufite n'andi maraporo menshi ashobora kuboneka kuri website yacu, ariko ubwo ni ubu buryo bumwe dukora mu buryo kugira ngo tuvuganire abantu, mu buryo kugira ngo turebe ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwasigasirwa cyangwa bugasubizwa ababwambuye. Muri make mukora ubuvuganizi, mukorganiza, mukigisha kugira ngo abantu bamenye ibyo ari byo, banasobanukirwe, mugatabariza abo ubwo burenganzira burimo guhonyorwa. Ndumva ari byo nkuyemo. No gukora ibyegeranyo nyine by'ubushakashatsi, gukora noneho ibyegeranyo, amaraporo yerekana aho uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhagaze. Noneho wenda icyo nakongeraho, nkatwe mu muryango wacu dukora nawo mu yindi miryango dukorana, hari n'ibintu byerekeranye no gushyiraho amategeko aproteja uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni ukuvuga hari amategeko aba yica uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Twebwe ntabwo twemera ko
amategeko nk'ayo ngayo agomba gukurikirwa, ahubwo twemera ko amategeko nk'ayo twemeza ko kandi ni nabyo dukora agomba guhinduka. Icyo rero ni ibintu dukoraho. Ikindi ni igihe hari ibintu bikenewe byo guproteja uburenganzira bw'ikiremwamuntu kugira ngo bijye mu mategeko tubishyiraho. Noneho hari no gukoresha uburyo busanzwe buhari mu bihugu bifite ukwishyira ukizana, ahantu bafite amatora yisanzuye. Dufite n'ukuntu tworganiza kugira ngo abayobozi cyangwa abantu bari mu myanya y'ubutegetsi donc bahungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abo ngabo dukora ku buryo tworganiza bakagenda bavaho kugira ngo hajyeho abantu mbese bashyigikiye uko iryo haranira ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwo nagira ngo noneho dukomeze ikiganiro, tubwire ku bintu wavuze. Padiri André Sibomana wabujijwe gusohoka mu Rwanda, yaharaniraga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abuzwa gusohoka mu Rwanda kugira ngo yivuze. Uvugana Alison Deforge mbere y'uko apfa, guverinoma y'u Rwanda yamwangiye ko asubira kwajya mu Rwanda. Nagira ngo nkubaze muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda ikintu cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu gihagaze gute? Mu Rwanda ikibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu kiracyakomeye cyane ku nzego zose. Uburenganzira bwose iyo urebye buri burenganzira ubwabyo usanga bugifite ikibazo gikomeye, cyane cyane wenda nk'uburenganzira bw'ubuzima bwo kubaho. Abantu barabica, abantu abantu barirukanka bakabica kugira ngo babafashe, cyangwa ngo umuntu nihagaze kuri bariyeri y'abasirikare baramurasa, cyangwa ugasanga ari abantu ngo b'abaprisonnier baba bambaye n'amapingu ngo birukanse bakabarasa. Ukibaza ukuntu urasa umuntu ufite amapingu kugira ngo wirukankane umufate, cyangwa ngo abantu ngo barambutse. Ariko wenda ntabwo bazi kwiruka abo bantu, bashobora kuba bambaye amapingu bazi kwiruka cyane bameze nka Usain Bolt, ahubwo abanyarwanda no kujya muri Olympique, no no gushaka abapolisi ubwo bazi kwirukanka aho kugira ngo babahe amasasu, babatere kwirukanka aho kugira ngo babahe amasasu. Icyumva icyo kibazo. Ariko hari kandi uvuze wenda abaprisonnier, uvuga abantu bibye n'iki, ariko hari n'abaturage basanzwe, no n'abantu bashaka kujya kwirira, kujya guhaha mu Bugande, yambutse ngo bashaka kwambuka bakamurasa. Abaturage baba bari mu nzira bakabarasa nta mpamvu. Ibyo bintu byo birakabije kubyerekeranye n'uburenganzira bw'ubuzima. Noneho hakaba n'uburenganzira bw'itangazamakuru. Itangazamakuru ni ikintu kiba gikomeye nko muri demokarasi, cyangwa ahantu hari ukwishyira kwizana byuzuye. Itangazamakuru rigomba kuvugira abaturage, ntabwo rihari umunyamakuru yibeshye akanenga n'ibintu kandi ari ryo jwi ry'abaturage, bafunga ibinyamakuru bye bakamufunga nawe bakamwica, yagize imana ntaho yagize ibyago ntabashe guhunga. Ibi byarabaye byinshi cyane. Uburenganzira bw'ibitekerezo, nta muntu utekereza, nta muntu ushobora kugira igitekerezo cye ngo gitandukanye, nta baricecekera. Wumvishije ejo bundi abantu bafunze ngo yafashe ngo sinzi ngo link ya internet yayohereje undi kuri telefone, iyo link yari iriho ngo ibintu ngo leta ngo itavuga, ngo nayo ngundi ngo nayo ngo yabisomye, ngo uvuga ko ashobora kuba byemera. Abantu bafunze ibyo bintu. Ibitekerezo ku ubundi uburenganzira bwo kujya mu ishyaka. Wabonye ahantu biratangaje ejo bundi mu matora, sinzi warayabonye, ndabyibuka amafoto y'abapadiri n'ababikira bari hanze bari gufata idarapo rya FPR bari kuri zunguza. Abantu bihaye Imana, abantu bakora ubundi ntabwo bajya muri ibyo bintu, ariko babaye nk'abari obligé yo kujyaho nimba bashaka gukomeza bakora imirimo yabo, nimba bashaka gukomeza kuba muri sosiyete nyarwanda bubatse ubu. Uburenganzira rero buracyari ikibazo. Niyo mpamvu imiryango nk'iyacu ikiriho, niyo mpamvu akazi kagikomeze kandi tuzagakomeza kugira ngo turebe yuko bwaharanirwa kugeza igihe buzagerwaho. None se ukurikije nk'uko iryo hungabanywa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda, ushobora kuduha ingero z'ibikorwa mwagiye mukora bigafasha abanyarwanda babaga bari guhungabanywa, cyangwa se
bigatuma ibintu bihinduka. hari ingero nyinshi, hari nk'urugero nakwibuka rwihuse. hari umuntu wafunzwe aragiswa arabura, umuryango we uratumenyesha ko yabuze. Icyo gihe vuba vuba twirukanka tubwira polisi, tubwira abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, tubishyira hanze vuba vuba, turabisakuza. naho ngo bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda baha presiyo u Rwanda, kugeza naho none iyo famiye bageze bare telefona barebwira muri muze tubereka umuntu wabo, none umuntu bamuvana hano, baramuhishe, bamufunze atemewe, bamujyana kuri brigade. Nubwo batese bamufungura, ariko nibura famiye yamaje kumenya aho ari, bamushakira umuhagarariye mu mategeko, baranamugemurira. Urundi rugero ni urugero rwa Nzaramba nigeze kuvuga kare. Abanyarwanda bari bapfukamiye, bo mu burasirazuba cyane cyane baba bagize ikibazo, babahaye ingamba ya leta yo guhinga ibihingwa badashaka, bitera n'iwabo, byicwa n'imvura byorohewe, byicwa n'izuba bimwe. Ukurundi ruhande babahaye byicwa n'izuba byinshi bitari kenshi cyangwa byoroheje, batamenyereye. Ibyo bihingwa biragenda birapfa, abantu inzara birabica, kubera ko ntabwo bigeze iyo migambi ya leta bayikoze, batigeze babaza abaturage batigeze bagira mu ijambo, rya jambo ry'uburenganzira bwabo kugira ikintu bavuga. Abaturage twaravuganiye, dukora raporo, twerekana yuko hari inzara, tuvuga n'ibyabiteye, n'imiryango mpuzamahanga nayo ibijyamo, ku buryo abaturage bo mu burasirazuba ubu imigambi imwe ya leta yo kubafurusa guhinga ibihingwa bimwe na bimwe bitari ingandurarugo bitabafashaga, ubu imyinshi, ntabwo ari yose, imyinshi barayiretse. Ubu abaturage batangiye guhinga ibihingwa bibafitiye akamaro kandi bibatunze bya buri munsi. Urundi rugero naguha, hari umunyarwanda nawe wari ufite, umunyarwanda witwa Karenzi Karake, umusirikare nawe wari ufite impapuro mpuzamahanga zimushakisha kumufata, kubera ko ubona umujenerali mu Rwanda, kubera ko akekwa ko hari uburenganzira bw'ikiremwamuntu yaba yarahonyoye, harimo no kubuza abantu ubuzima bwabo. Ubwo tumenye yuko yasohotse hanze mu gihugu, ari hano mu Bwongereza. Twakoranye n'inzego z'umutekano n'inzego zo muri Espagne zamushakishaga, ku buryo yafashwe baramufunga iminsi, nyuma aza gufungurwa asura mu gihugu. Nko kwibuka, icyo nakongeraho nubwo yasubiye mu gihugu, icyo twagezeho nuko abantu mu Rwanda cyangwa abanyarwanda bose hirya no hino, cyangwa abantu bari mu Rwanda cyane cyane mu butegetsi n'abasirikare babicanyi cyangwa abantu bashaka gukora ubwicanyi, babone yuko isi yabaye ntoya, ejo cyangwa ejo bundi bashobora gufatwa. Amategeko mpuzamahanga arahari hirya no hino ashobora kubafata. Ibyo rero kandi nyuma yaho twabonye ko nta basirikare bari kuri izo mpapuro bakomeje kujya hanze, n'abagiye hanze bagiye bikandagira basaba amakondisiyo menshi cyane kugira ngo bashe gusohoka. Turibuka na Kabarebe igihe yajyaga muri Canada, n'abandi twumva ko bishobora kuba byatuma abandi bashobora gutekereza gukora amahano babe ku banyarwanda, babone ko nibibeshya bakagira ikintu babona, ejo cyangwa ejo bundi bashobora gufatwa. Hari amategeko mpuzamahanga, ntabwo ari kimwe nko mu myaka ya za 80 cyangwa imyaka ya 70 abantu bakoraga amakosa bakaguma aho ngaho mu bihugu byabo cyangwa bagatema ntagire umuntu bakurikiraho. Isi yarahindutse. Ibyo ni nka message ikomeye babonye ukuntu byabateye stress. Bashyize abantu mu mihanda mu Rwanda, bashyize abantu mu mihanda hano mu Bwongereza, batanga n'amafaranga menshi kugira ngo cyajya batanga bail n'ibiki, ariko urabona ko byarabahangayikishije. Message twashaka gutanga twaritanze, ni message yari imwe: ibintu mukora isi irareba. Niyo message, ibintu muzakora bizabagarukaho. Nawe bazashuka, niba gushuka umenye ko ejo bishobora kugaruka. Rero muhagarike, munamure icumu, muhe abantu ubuzima bwabo n'uburenganzira bwabo. So icyo niyo message twashakaga gutanga mu gufatishwa Karenzi Karake, kandi turakeka ko iyo message yaragaragaye. Urebye n'ibikorwa byakozwe nyuma yayo message yaragaragaye. So ibyo ni bikorwa bitatu n'urugero naguha ibyo twagiye dukora. Hari n'ibindi byinshi, ariko ibyo nibyo byihuse na ndagushimiye. Nshimiye n'umuryango wanyu kuri ibyo bintu mwakoze kuri Nzaramba, abo bantu mutabara baburiwe irengero. Ibyo byose ndabibashimiye, ariko nanagushimiye ko nyibukije ikintu kiri important. Abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu dukora ni ibintu bijyanye no gushaka ubutabera ku bantu bahungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nk'uwo General Karenzi Karake urimo kuvuga. Ibyaha aregwa ntabwo ari ibyaha byoroshye, harimo jenoside, harimo
kwibasira inyoko muntu, sinzi niba ariyo jenoside cyangwa itsembatsemba. Itsembatsemba harimo torture, harimo ibintu byinshi cyane, ibintu mbese ibyaha byinshi bijyanye no gufata abagore ku ngufu abasirikare bayoboraga bari barakoze, ni byinshi cyane kandi bibabaje. Donc umuntu wese ubifitemo uruhare agomba guhanirwa. Icyo rero wenda nabwira abanyarwanda babandi bajyaga mu myigaragambyo wenda batazi ibyo byaha yaregwaga, ngibyo ibyaha yaregwaga. Muri make namwe mujya mu mihanda mujya kwigaragambya ngo karenzi wacu, namwe mushobora kuzisanga mumeze nka za nterahamwe zo muri 1994 nazo ziruka mu muhanda, cyangwa se abari bafatanyije nazo, kuko kujya gushyigikira umuntu wakoze amarorerwa nk'ayo ngayo bifite ingaruka. Ubwo rero abatari babizi twizere ko babimenye. Noneho ikindi ahubwo yasubiye mu Rwanda ariko nabwo yagiye mu gifungo. Ubu ngubu uko tuzi ko afunze mu Rwanda, uretse ko wenda nibabona iki kiganiro barahita bamurekura, gusa turabizi ko arafunze kandi abo bantu bigaragambyaga ntabahari, iyo mihanda ntabwo bari kuyijyamo ngo bamufunguze. Ikindi nabonye izo ngaruka uvuze zagize, nigeze kubona Generali James Kabarebe yagiye muri Canada ariko afite ubwoba bwinshi cyane, mbese arimo kubashimira ameze nk'ubapfukamiye avuga mwakoze cyane kundeka bunze muri Canada. Umuntu w'umugenerali mbese apfukamye ari gushimira cyane ukuntu bamuretse akinjira. Nicyerekana ko abo bantu bose bakoze ayo marorerwa, bakoze ibyo byaha, bamenye ko noneho badashobora kujya bidegembya isi yose nk'uko babikoraga mbere. Ubwo rero nyine ndabashimira ako kazi mwagiye mukora ku bijyanye n'ibyo. Noneho ariko ikindi nashakaga kugira ngo utubwire ko ibyo bintu bisaba ubutwari, abantu benshi ariko bigasaba n'umuntu usanzwe, wenda nta nubwo bisaba abantu bibitangaza kubikora, no kubera icyo abantu benshi batinya kubikora, abantu benshi batinya ibyo bintu byo guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kandi se abatinya bo mwababwira iki muri make? Niye message mwaha abantu batinya ibyo bintu byo kwifatanya no kwisunga abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu? Nibyo koko abantu benshi baratinya, biterwa cyane cyane na message bumva n'ubutumwa buva mu Rwanda, cyangwa ari amadiskuru ubutegetsi waba buri kuvuga bubwira abantu, abanyapolitike cyangwa abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ngo ibintu bazabakorera bashaka kubatera ubwoba, bigatuma abanyarwanda bagira ubwoba cyane cyane. Icyo nabasaba, nababwira ko ubwoba kugira ubwoba byo bari bakwiye gucika, kuko ubutegetsi bwo bufite ubwoba kurusha n'abandi banyarwanda. Iyo urebye ufata nk'umuntu w'umunyamakuru wandika ikintu, wiyanditse article bakamufata bakamurasa, cyangwa ugasanga umuntu w'umwana ngo nuko atavugana nawe, uribuka Mungu Lionel Nishimwe bakamufata bakamurigisa, cyangwa bikagera nimugoroba bagafata abasirikare bakabuzuza mu mujyi ahantu hose nk'aho igihugu kiri mu ntambara. Ubutegetsi bufite ubwoba, kandi abanyarwanda cyane abari mu Rwanda bafite barakandamijwe, bafite bakeneye abavuganira. Ntabwo biba byoroshye, ariko ni ngombwa ko muvuganira abantu, muri benshi mu buryo butandukanye, mugakora ibikorwa kugira ngo mubafashe, kuko niyo tugeze hirya no hino n'ikidutera courage nuko baratwandikira bakatubwira ati bose mukomeze, hano ntabwo tubishoboye ariko mukomeze bose mutuvugane. Ibyo bidutera courage. Mutekereze rero abantu banyu bari mu bibazo, kandi murabizi abanyarwanda benshi bazi ibibazo byo mu Rwanda, bazi uburyo bakandamije, bazi uburyo abantu bicishwa n'inzara bitari ngombwa, bazi akarengane kenshi. Bamwe bari no hanze ako karengane bagaciyemo barakarokoka, baragenda bajya ahantu hari amahoro. Nimugera muhagera rero namwe muhari hanze, mugerageze mujyemo, mureke ubwoba. Hari n'abagira ubwoba ngo nuko ngo bafite bene wabo mu Rwanda. Nta munyarwanda n'umwe udafite bene wabo mu Rwanda, ahubwo ibyiza byo kubaporoteja, ibyiza byo kubafasha, ibyiza byo kugira ngo mugerageze kubaka u Rwanda rw'ejo n'ejo bundi, mugerageze mugire ibikorwa, mwisunge imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni myinshi y'abanyarwanda iri hanze, mwisunge iyacu cyangwa mwisunge y'abakorode. Murebe nimba nta kintu mufite cyo gukora mudafite igitekerezo, mwisunge n'abandi bababwire ikintu mushobora gukora. Hari byinshi byo ushobora gukora, akantu gato ushobora gukora ntabwo ushobora kumenya icyo gashobora gukora akamaro gashobora kugeraho.
agatoya n'undi akongera kandi n'akongera kandi mwubaka ikintu gikomeye kizagira akamaro ku bantu bababaye kandi bakandamijwe mu Rwanda. So nabasaba rero ubwoba mu burekere leta iri gukandamiza, none muhaguruke mugerageze kugira icyo mukora. Ubuze ikintu cyiza ku bantu bari hanze y'igihugu, cyane cyane bari mu bihugu bafite uburenganzira, bafite security n'iki, bahitamo kudatabariza no kutavugira abo bantu babikeneye bari mu gihugu. Ushobora kubabwira uburyo wenda bashobora gukoresha kugira ngo babimenyekanishe, kuko buri muntu burya afite uburyo yabikora akabigeza ahagaragara, kuko ni ibintu, niba hari ikintu cyo guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ntabwo kigomba kubibanga, kigomba kujya ahagaragara, kikavugwa, kikamaganwa, ababikora bakabivaho, kuko burya iyo bishyize ahagaragara ni nko kubavugiriza induru umujura rero wibye bahora bavugiriza induru, bageraho akanafatwa. Ubwo rero nagira ngo tubwire ni gute abanyarwanda cyane cyane abari hanze y'igihugu n'iki bakora kugira ngo ubwo burenganzira baharanire uburenganzira bw'abari mu gihugu, n'abari mu gihugu n'iki bakora. Abari mu gihugu cyane cyane ikintu bakora bo ni ukugerageza bakamenya nk'uburenganzira ahantu hari ibibazo, bakaba babyandika, bakabitwandikira, bakandika ibintu imiryango, bagakoresha uburyo bwinshi buhari, ari telefone, ari Facebook, ari na email, bagakora ku buryo bigera hanze kugira ngo abo hanze noneho babishyireho ingufu, bagira ikintu babikoraho. Abo mu Rwanda babashije no kubifotora, bakaba babasha no kugira amajwi cyangwa amafoto byafasha, ariko information zose babona bakaba bazigeza hanze, bakaba banatanga, byaba byiza bakaba banatanga amazina y'abari guhohonyora ubwo burenganzira, bakaba babitugezaho cyangwa bakabigeza abandi bantu hanze kugira ngo babikoreshe. Abo hanze rero icyo bakora, akenshi abo hanze baba bafite bene wabo, abantu bazi mu Rwanda bavugana nabo, bazi ibibazo bafite ariko bakicecekera, baze babivuge, wenda niba bavuga amazina kubera umutekano wabo, babe babivuge, bijye hanze, bivugwe, byandikwe, bigezwe ku miryango itandukanye hirya no hino, bigezwe ku bihugu hirya no hino, maze turebe icyo byagera. Kwicara umuntu agahebera urwaje ntabwo ariyo solution. Donc abantu babe proactive, bafite information bazitange, abenshi bose babyumva buri munsi, bavugana n'imiryango yabo, bavugana n'inshuti yabo, bazi biri kuba. Igitangaje nuko babigumana ubwabo bakabyicarana. So icyo rero mbasabye, muhaguruke, muvuge, mwegere imiryango, bababwire uko mugomba kubigenza, uburyo mugomba kubikora, noneho mugerageze mutabarize bene wanyu na bagenzi banyu n'inshuti zanyu bari mu gihugu. Niwe nkunganire muri make vuba, abantu bareba iki kiganiro benshi bafite social media, bafite za Facebook, bafite za Twitter, abafite za Instagram, abafite za Snapchat. Icyo niba mubonye ibi bintu, ni mubihite mubishyira kuri izo za media zanyu. Niyo abantu 20 bonyine ari bo babibonye, ni ari bangahe, bijya hagaragara, bigatuma ari abari mu Rwanda, ari abari hanze, ari n'abanyamahanga bari ku mapaje yanyu bahita babibona. Ubwo rero njyewe nicyo nabwira abantu, ko byibura bakora minimum, ubundi ni ukubikwirakwiza bakabigeza ku bandi, ku buryo mbese bisakuza, ku buryo ababikora bagomba kubicikaho. Ikindi ni ugutinyuka, ni ukuvuga, hari ukuntu usanga wenda abantu barimo kuvuga ngo gitifu yakubise abantu, ugasanga abantu barimo kubidenonsa. Ibyo ni ibintu byiza cyane, ariko niba bivuzwe cyangwa se nk'umuntu w'umuministre cyangwa se umudepite cyangwa se undi muntu wazanye ibintu by'ingengabitekerezo ya jenoside mu gihugu, kandi barahari bameze gutyo, bavuga ibintu by'amacakubiri n'iki, ugasanga abantu bicecekeye, cyangwa se ugasanga umuyobozi w'igihugu ari kuvuga ngo azica abantu, bari kumukomera amashyi. Abo bantu kuri social media bashobora kuvuga ngo umugitifu yakosheje ngo amategeko azamuhana, ugasanga ntabwo bari kudenonsa ibyo perezida yakoze cyangwa abandi bantu bakoze. Ibyo nabyo ni ukugira courage, kugira ubutwari, mukongera umurego, ntimurebe ba gitifu gusa insina ngufi, mukareba n'abandi aho bituruka hejuru.
mu gusoza rero nagira ngo nkubaze ko ibintu byinshi ndi kumva urimo kuvuga ngo guverinoma iba yagize gutya, ngo guverinoma iki, ngo guverinoma kiriya, guverinoma iki, guverinoma kiriya. Ese mwebwe abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri abanyepolitike? Hari itandukanyirizo rikomeye hagati y'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abanyapolitike. Abanyapolitike bo baba ari umurupuso bashaka kugira ngo bakuriho bayobora igihugu, abari mu butegetsi nabwo baba bari kuyobora igihugu. Abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nta politike, ntabwo bari abapolitike, ntabwo bakeneye, ntabwo baba bifuza kujya mu butegetsi cyangwa kuyobora igihugu. Bo baba bashishikarijwe gusa nuko babona yuko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirijwe. Impamvu navuze abayobozi kenshi nuko ubuyobozi akenshi nibwo buhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko baba buri kuyobora igihugu bugashyiraho imigambi n'amategeko n'ibikorwa bibuza abantu uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu usanga ari bo akenshi turi kwamagana cyangwa duhanze amaso turi kureba ibikorwa bari gukora. Ariko ntabwo bibuza yuko abari muri opposition nabo tubareba mu gihe tubona ko bashobora kuba bahungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu nubwo baba batari ku butegetsi. Ntabwo nk'urugero, turi gukora ubushakashatsi, hari umunyarwanda umaze igihe famiye ye yaramubuze, famiye ntabwo imuvugisha, ntabwo ivugana n'umuryango we. Ubwo burenganzira bwo kuvugana n'umuryango no gukorana n'umuryango we yaravukijwe. Umuryango we twavuganye nawe urahangayitse cyane, ariko umuryango we ukavuga ko hari ishyaka cyangwa abantu bo mu ishyaka bashobora kuba baramubujije ubwo burenganzira. Iryo shyaka ni irihe? Ishyaka ryitwa RNC ko rishobora kuba ryamubujije uburenganzira n'uwo mugabo witwa Ben Rutabana. Ubwo rero nk'ubwo ni uburenganzira bwa Ben bwo kubaho ubuzima bwe n'umuryango we akishyira akizana, ariko ubwo ubuzima ntabwo uburenganzira ntabwo afite. Ubwo rero turi kugira ngo turebe nimba koko iryo shyaka cyangwa abantu mu ishyaka baramubujije ubwo burenganzira. Nidusanga ari byo tuzabasaba yuko bagomba gusubiza umuntu uburenganzira bwe, nk'uko tubikorera leta iyo yabujije abantu uburenganzira. Muzabisaba gute? Ni nk'uko tubwira leta, turabyamagana tukababwira ko ibyo bintu bitagomba kubikora, babwira n'abandi bantu bashobora kubabwira ko bagomba guhagarika ibyo bintu bitagerwaho. Urwo ni urugero. None se ubuze ishyaka rya RNC, umwe mu bayobozi baryo bitwa Kayumba Nyamwasa, nawe twavuze Karenzi Karake, bafatanyije muri ibyo byaha byo kwica abantu ibihumbi n'ibihumbi mu Rwanda. Hari n'abandi bagize ibyaha byose baregwa, ni ibyaha byinshi cyane kandi bibabaje cyane. N'amafamiye kandi yarokotse ubwo bwicanyi akaba akibabaye agihungabanya, ariko ari muri opposition. None mwebwe ni ukuvuga nk'abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko atari muri guverinoma, wenda akiri muri guverinoma mwaganaga ubwo burenganzira, hakaba no gushaka ubutabera. Ubu ngubu noneho bimeze gute? Nk'uko nabivuze, uburenganzira bw'abantu iyo umuntu yahonyoye uburenganzira bw'abandi, ntabwo tureba nimba ari muri leta cyangwa atari muri leta. Nko kuri urwo urugero utanze, hari imiryango yo muri Afurika y'Epfo nayo yazamuye icyo kibazo, iravuga ati hano hari umuntu wishe uburenganzira bw'abantu, ibijyana mu rukiko kugira ngo leta ya South Africa itamuha ubuhungiro. Ibyo bintu nawe twarabikurikiranye kugira ngo turebe aho bizagana, turebe nimba ashobora nawe kuzagira kugira ngo nawe ajye kuvuga imbere y'amategeko nk'uko Karake cyagiye twabigenjeje, kuko Karake nawe bari ku mpapuro zibafata, nawe bari kuri izo mpapuro. Dukeneye abo bantu rero twavuga babujijwe ubuzima, nabo bakeneye ubutabera bwabo. Abo bantu rero bose bari kuri ayo maliste y'ubucamanza, ni ngombwa ko twifuza ko bajya imbere y'ubucamanza bakajya kwisobanura, ubutabera bugahabwa
ku bantu bashobora kuba baragize barigiwe uburenganzira bwabo baba batarabikoze nabyo bikamenyekana kuko ikintu cyangwa ubutabera bw'abantu ni ngombwa ko kurikizwa abantu bakajya mu nkiko abakeka hose barangiza noneho bikamenyekana. None se urwo rubanza rwo muri Afurika y'Epfo rwo kuri Nyamwasa mufitemo uruhe ruhare, umuryango wanyu ufitemo uruhe ruhare? Urwo rubanza turarukurikirana, andi miryango ifitemo uruhare yo muri Afurika y'Epfo turarukurikirana kugira ngo tumenye aho uko ruzabugana. Twebwe ibyo dufitemo uruhare ni ugukorana n'imiryango n'ababashakisha, harimo abo muri mu gihugu cya Espagne mu gufata Karake kugira ngo ubutabera butangwe. Okay, donc ariko ntabwo numvise neza uruhare mufite muri urwo rubanza rwo muri Afurika y'Epfo. Kuri urwo rubanza rwo muri Afurika y'Epfo twebwe dushyigikiye imiryango yose iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikora akazi ko kugira ngo zigeze ku bantu ku burenganzira bwabo. Nubwo tudafitemo uruhare direct, ariko turashyigikiye ako kazi bari gukora kuko ni akazi natwe twagombye gukora, n'akazi twakora. Ubu ngubu nibwo ruhare twaba dufite, kandi muranagakora nyine nk'uko bivuze ko turagakora ku zindika zindi ziri hirya no hino ku isi. Uretse n'izo ngizo iyo ka direct ibyo wavuze kuri Karake na Nyamwasa birimo, harimo n'undi musirikare nanone nawe wari uri gushakira, wari ufite gushakira ku marise mpuzamahanga, nawe wari wahaye akazi muri Amerika kuba attaché militaire. Twebwe n'indi miryango myinshi yabwiye abanyamerika bamwima uburenganzira bwo kuza guhagararira u Rwanda muri Amerika. Iyo action ndayibuka. Ubwo rero urakoze cyane, nizere ko abantu basobanukiwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu icyo ari cyo. Uyu munsi turi kwizihiza, impamvu turi kuwizihiza, bakaba basobanukiwe uko bikorwa, bakaba banamenye ko buri muntu afite umuganda. Umuntu wese ufite social media mu kuyikoresha gutabariza abandi. Tukaba tunamenye ibijyanye n'ubutabera, mbese ibyo byose bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ariko noneho abantu bakaba banasobanukiwe itandukanirizo rya politike na activisme yo guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Rero nagira ngo usezera abakurikiye iki kiganiro dusoze. Urakoze Claude kuntumira, kandi nagira ngo ngere nifuriza abantu bose hirya no hino umunsi mwiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ikindi nagira ngo rwose mbasabe muhaguruke, mugire ikintu mukora, mutange amakuru, mwitange, mugire ikintu mukora mu byerekeye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ntabwo ari akazi gakomeye, ntabwo ari ibintu byinshi bikomeye, ariko twese niduhaguruka twagera akantu gakora. Niyo twatanga inkunga yacu ntoya rwose uko yaba imeze kose, kugira ngo tugere dufashe abantu. Abashaka kumenya ibyo dukora mwajya kuri website yacu yanditse hano hasi, noneho kugira ngo murebe, mutwandikire, mutubwire niba hari batazi icyo bagombye gukora. Tuzashaka umwanya twose tubasobanurire, ariko muze mwifatanye natwe, mwifatanyije n'abandi bose hirya no hino ku isi kugira ngo dufashe ikiremwamuntu, kugira ngo dufashe abanyarwanda. Murakoze. Urakoze cyane René Mugenzi kuri iki kiganiro n'ukuntu duhuguye dusobanuriye. Turagushimira n'umuryango wanyu n'indi miryango yose n'izindi kampanye ziharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Twongere twifurize abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi yose umunsi mwiza, n'abantu bari uburenganzira bwabo buri guhungabanywa nabo tubifurije ko kandi tuzakomeza guharanira ko uburenganzira bwubahirizwa. Ababuhungabanya nabo bamenye ko tutazigera duhagarara gushaka no gukurikirana guharanira ubwo burenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ubutabera ku bantu babuhungabanya. Ubwo rero abakurikiye iki kiganiro ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, abafite ku manywa mugire umugoroba mwiza, abafite nimugoroba naho utaha.